Shalom shalom haleluya, mbahaye ikaze uyu munsi wa none kuri Denise Bihiga TV aho dukurikirana ijambo ry'Imana. Uyu munsi wa none nkugirireho umugisha mwene data, nawe ungirireho umugisha. Ndagarutse kugira ngo twumve ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana idushakaho inyuze muri iri jambo. Unkundire rero ube maso, utega amatwi, kandi umwuka wera w'Imana bakatureka bakunda kuvuga ngo Roho Mutagatifu akuyobore kandi agusobanurire mu izina rya Yesu. Nitwa Denise Iradukunda, ndi umubwiriza ubutumwa bwiza w'ijambo ry'Imana, ndi umunyamasengesho bihoraho. Hari umuntu uyu munsi ari umunyamasengesho cyangwa se akabikora bishaka, ariko ndi umunyamasengesho by'ubuzima bwanjye bwose. Ndi umubyeyi, ndubatse urugo, ntuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Texas, kandi mfite urubyaro, mfite abana babiri. Imana yampaye umugisha w'urubyaro. Rero nagira nkubwire Denise mugiye gukorana uyu munsi. Denise ugiye kuzana ijambo ry'Imana, uwo Imana yemereye ni ngewe. Unkundire rero utega amatwi, bigiraho bigukura naho bigushyitsa mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe. Mana yacu turagushimiye, tugushimiye kurinda kwawe, tugushimiye kugira neza kwawe, imbabazi zawe nyinshi nizo zituma tudapfa ngo dushireho uhimbazwe. Ndasenza kugira ngo iri jambo ntaba ari ryo kandi ntaba ari nge, ahubwo izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro. Buri wese urumvira ijambo rigiraho rimukura naho rimushyitsa mu izina rya Yesu. Ubuntu bwawe n'imbabazi biduhaze, umugambi ukomeze kutuyobora muri byose, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen, amen, haleluya. Uyu munsi rero tuje kumva uburyo bwo kurambirwa ikigeragezo cyawe, kurambirwa ikibazo cyawe, cyangwa se kurambirwa ibikubabaje byose ukajya kubiregera Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Hariho igihe cyo kuvuga tubwire abantu badusengere, ni byiza, ariko umuntu wese yakubwira ngo gusengera utararambirwa ikibazo cyawe, utararambirwa ikigeragezo cyawe, reka nkubwire ntabwo bizaba byoroshye. Tugiye kumva rero icyo Imana ivuga muri iri jambo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Tugiye gusoma muri Zaburi ya 70, dusome mu izina rya Yesu. Haleluya. Zaburi ya 70, umutwe w'amagambo uravuga ngo Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni ya Dawidi, yahimbiwe kuba urwibutso. Ngo yahimbiwe kuba urwibutso. Urwibutso ni ikintu runaka cyangwa se ni igikorwa runaka gishobora kujya ahantu bakagisigasira cyangwa se bakakibungabunga cyangwa se bikajya nko muri za mize, bitewe n'uko bashaka kugira ngo abantu b'ibinyejana bitandukanye bazabone iby'icyo kintu runaka bitewe n'icyari cyo. Imana itugirire neza. Noneho ijambo ravuga ngo Mana tebukunyize. Haleluya. Ngo Uwiteka tebukuntabare, abashaka ubugingo bwanjye bakorwe n'isoni bamware, abishimira ibyago byanjye basubizwe inyuma, bagira igisuzuguriro, abambwira bati aha basubizwe inyuma kubw'isoni zabo. Abagushaka bose bakwishimire, bakunezererwe, abakunda agakiza kawe bajye bavuga bati Imana ihimbazwe. Imana itugirire neza. Ijambo ravuze ngo iyi Zaburi yahimbwe na Dawidi kandi ihimbirwa kuba urwibutso, kugira ngo wowe nanjye tubyumve, kugira ngo abazaza bazabyumve, kugira ngo nabo mu gihe cyatambutse barabyumvise. Imana itugirire neza. Yahimbiwe kuba iki? Urwibutso, cyangwa se ihimbirwa kuba inyigisho. Impamvu yahimbiwe kuba urwibutso ntabwo yahimbwe ngo ab'icyo gihe bayumve gusa, oya. Ijambo ravuze ngo yahimbiwe kuba urwibutso. Haleluya. Imana ishimwe. Kugira ngo nge nawe tuyumve, igira aho idukura n'aho idushyitsa mu izina rya Yesu. Aravuga ngo Uwiteka tebukuntabare, ngo Mana tebukunyize. Uyu munsi harageze ngo ari wowe wa mbere urambirwa urugamba urimo. Kurambirwa urugamba urimo ni wowe wa mbere urabirambirwa, ntabwo ari pasiteri wawe, ntabwo ari umushumba wawe, ntabwo ari umugabo wawe. Reka nkubwire, uburwayi ufite burakurambiye, burakubabaje, ariko naho umugabo wawe agukunda, naho akwitashari, naho mwabyaranye, n'ukuri aragukunda pe, umugore wawe aragukunda pe, ariko ntabwo bimubabaje nk'uko bikubabaje. Kubera ni wowe nyiri urugamba, ni wowe nyiri intambara, ni wowe nyiri ibibazo. Iwanyu naho wabajwe nuko utarashaka, naho wabajwe nuko uri umushomeri, birababaje kuko baragukunda, ariko nagira nkubwire ibanga, ntabwo bibabaje nk'uko wowe bikubabaje.
Imana itugirire neza. Urugamba ufite niwe wa mbere ugomba kubabaza, ibigeragezo ufite niwe wa mbere bigomba kubabaza, warangiza bikagutera kuza kurira Imana, utaje kurira uyu munsi ngo ejo ushogore, utaje kurira ngo ejo uvuge ngo n'ubundi nibishaka izabikora wese ngo ko ari Imana. Reka ugomba kuza ubwira Imana ngo ndarushye, bibi by'umwuga, bibi bya buri munsi, bibi ubuzima bwe bwo kuza kubwira Imana ngo Mana ndambiwe igisuzuguriro, ndambiwe akamenyero, ndambiwe uburwayi, ndambiwe ubushomeri, ndambiwe kutubaka, ndambiwe kutabyara. Haleluya. Imana ishimwe. Ni wowe wa mbere ugomba kurambirwa urugamba urimo, nta wundi muntu uzabikurambirirwa. Imana ituganze. Haleluya. Dawidi aravuga ngo Uwiteka tebuka untabare. Ashaka kumbabaza, bahora bavuga ngo akorwe n'isoni, bahora bavangwa mwari, bakorwe n'isoni ari mu bamwari. Imana itugiriye neza. Satani akoresha abantu kutumwaza, Satani anyura mu bantu kugira ngo atugirire nabi. Umurozi ntabwo ari ukwanga, Satani amukoramo kugira ngo akugirire nabi. Umujura ntabwo ari we mujura, Satani amukoramo kugira ngo akugirire nabi. Uwiteka tebuka unkize, Mana tebuka untabare. Abashaka ubugingo bwanjye bakorwe n'isoni bamwari. Imana ishimwe. Haleluya. Uyu munsi wa none ni wewe wa mbere ugomba kurambirwa igisuzuguriro ufite. Umugabo wawe nawe arababajwe n'ikibazo cyawe, ariko ntabwo bimubaje nkawe. Kubera iyihe mpamvu? Nuko nta muntu usumbye undi kwikunda. Imana iturengere kandi Imana ituganze cyane. Haleluya. Aravuga ngo Mana tebuka unkize. Hamagara Imana mpakije, hamagara Imana kugeza ikinguye, ikavuga ngo ninde uri gukomanga ku marembo y'ijoro. Isengesha. Haleluya. Amasengesho aratumbagira kandi agera ku Mana. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ijambo aravuga ngo nugusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Uyu munsi uri gusenga niki? Ntushobora gusanga usenga ariko udafite umwete. Umwete ni ishyaka, kugira imbaraga, kudacogora mu byo uri gukora. Imana itwishimire kandi Imana itugirire neza. Aravuga ngo abashaka ubugingo bwanjye bakorwe n'isoni bamwari. Ayo mahoro uri kubona wihaye, hari abandi babuze amahoro kugira ngo nawe uyabure. Ukuri kubona wishimye mu rugo, hari abadashaka kugira ngo urugo rwishimiremo. Ukuri kubona uhetse urubyaro ukabona ni byiza, hari abantu batifuza ko hari abana bagira icyo bakumarira, bakoreshejwe na Satani. Aravuga ngo Mana tebuka unkize, Uwiteka tebuka untabare. Abashaka ubugingo bwanjye, abo ngabo bakorwe n'isoni bamwara. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo abishimira ibyago byanjye basubizwe inyuma. Hari abantu bishimira ibyago byawe, hari abantu bishima wapfakaye, bakavuga ngo nagenda abone nabo umupfakazi nkatwe. Hari abantu bishima utabyaye kuko ngo yagiye yabona nabi ingumba. Hari abantu bishimira ibyago byawe. Rero ukuri kubona ibintu byawe bigushimishije, ibyo ugizeho bigushimisha, ntabwo ariko bose banezerewe. Imana itugirire neza. Nkunda kubwira abantu ngo ibigushimishije ni ibyawe, nta wundi muntu bineje, ni wowe wenyine. Imana itwishimire. Satani ari guca mu bavandimwe, umuvandimwe akabazwa n'urugo wubatse akagusenyera urugo. Satani ari guca mu bavandimwe agaca mu muvandimwe akakuziza ko wujuje inzu. Ibyo biraba. Satani araca mu mubyeyi, umubyeyi akakwihakana cyangwa umwana akihakana umubyeyi. Iyo ni iminsi ya nyuma. Imana itwishimire cyane. Aravuga ngo abashaka ubugingo bwanjye bakozwe n'isoni bamware kandi basubizwe inyuma. Imana ishimwe. Uyu munsi ukeneye ijambo risubiza inyuma abashaka ubugingo bwawe. Ninde ushaka ubugingo bwawe? Ni umwanzi Satani kandi akoresheje abantu. Imana twishimire kandi Imana itugirire neza. Haleluya. Uyu munsi wa none uri gusenga bingana ute? Ariko abantu b'iki gihe bashaka ngo babasengere, bo ntibashaka kwisengera. Abantu b'iki gihe urajya gutura amaganya umuhanuzi, umupasiteri, umuririmbyi runaka, umunyamasengesho runaka. Ni byiza ko agufasha gusenga, ariko wowe ntabwo ushaka gutera iyo ntambwe ngo bikubabaze. Ntabwo ushaka kugira ngo winjire muri iki gidende. Wowe ntabwo ushaka kugira ngo nawe wigirire uwo mutwaro. None ninde uzarambirwa ibibazo byawe? None ninde uzabazwa n'ibibazo byawe? None ninde bizatera agahinda gusumbye wowe nyirabyo? Imana twishimire. Haleluya. Usenga bingana ute? Utitiriza bingana gute? Dawidi waravuga ngo Mana tebuka unkize. Bigaragara ko yarari mu cyagiye asumbirijwe, ari mu bibazo, ari mu minsi bibi. Sawuli amuhagurukiye, ingabo z'Abafilisitiya zimugose, ari mu byago bikomeye cyane. Arangije aravuga ngo navuganye n'Imana. Arangije aravuga ariko nasutsweho amavuta y'ubwami. Imana ihabwa icyubahiro. Aravuga ngo Mana tebuka unkize, Uwiteka tebuka untabare. Abifuza ibyago byanjye, haleluya, abishimira ibyago byanjye bagira igisuzuguriro. Hakenewe kugira ngo abifuza ibyago bye bagira igisuzuguriro. Bizagenda biterera, niwe ugomba guhaguruka ajya kuregera Imana. Uramba ibibazo byawe bingana iki?
kufata telefone ukampamagara isaha, kufata telefone ugahamagara mugenzi wawe isaha, umuganyira umubwira ibibazo byawe, iyo saha uyimara uririra Imana. Kiyo uhuye n'ikibazo uhita wihutira ya nshuti yawe, ya yindi wisanzura wa mu best friend wawe, ariko se ujya kumubwira abanje kurira Imana? Uwiteka atewe ukunyize niko ijambo ryavuze. Abifuza ibyago byawe, ababyishimira, ababinezerwa, babandi bacyuza ubukwe sha, babandi bacyuza ubukuri mu byago, babandi bicara bakajya gukora celebration agahinda kakwishe, babandi bishimira kubona urugo rwawe rusenyuka, babandi ngo Uwiteka atewe ukunyize, ngo abagabo bose bishimira ibyago byanyu, babandi bagira pari uri mu bibazo ngo bakorwe n'isoni bamware, haleluya, basubizwe inyuma kubw'isoni zabo. Imana ishimwe. Uwiteka atewe ukunyize kandi Imana atewe ukuntabara. Utitiriza bingana gute? Ibibazo byawe ubundi bikubabaje bingana gute? Ese uyu munsi n'ibikubabaza ejo kirambirirwa? Hari abantu dufite bavuga ngo Imana irabizi, irabizi, ariko Dawidi yarakomeje aratitiriza. Kandi ijambo ravuga ngo yemwe abibutse Uwiteka nimugahweme, yemwe abatitiriza muzahore mutitiriza. Iyo udafite ikintu runaka ushaka service ku muntu umucaho bugufi, uzi impamvu? Nukubera ko uzi yuko nugenda ufite amarere ntabyo aragukorera, nukubera ko uzi yuko nugenda wigize umusazi cyangwa se umutegeka ntabyo araguha. Kubera iyihe mpamvu? Nuko ntabyo wishoboreye. Uyu munsi nibyo udashoboye titiriza ku Mana, ni umubyeyi ariko itegereje ngo uyititirize. Ijambo ravuga ngo nkunda bankunda, abanshakana umwete nibo bazambona. Gushaka Imana nta kundi no kwisenga, kuyititiriza, kwihora imbere buri gihe. Titiriza Imana uyibuze amahoro, uyitere gukora. Niba itarifite na gahunda zo gukora, ikore kubwo gutitiriza kwawe. Ijambo ravuga ngo yemwe abatitiriza Uwiteka. Dawidi aravuga ngo abagushaka bose bakwishimire bakunezererwe, abashaka Imana bose bayishimire kandi bayinezererwe. Imana ishimwe. Hepfo barakomeza bakavuga ngo ariko njyeweho ndi umunyamubabaro n'umukene, Mana tebukuze hondi, niwe mutabazi wanjye n'umukiza wanjye, Uwiteka ntutinde. Niko Dawidi yavuze. Arabango nge ndi umunyamubabaro, nawe ufite umubabaro watewe n'uwakwanze, ufite umubabaro watewe n'umurozi, ufite umubabaro watewe n'umugabo, watewe n'umugore, ufite umubabaro watewe n'umuryango washatsemo aho wavutse, ufite umubabaro kwa ababyeyi bakubye bakaguta bakakujugunya bakakwihakana, ufite umubabaro w'uburwayi runaka ufite umubabaro w'igisuzuguro runaka, ufite umubabaro bitewe n'ikikobaje cyari cyo. Mana ngo ndi umunyamubabaro, ngo ariko ngwina hondi. Imana ishimwe ngo Mana tebukuza hondi, niwe mutabazi mfite. Umugabo wawe ntabwo yakubera umutabazi. Uzi impamvu? Ashobora kubwira ngo sheri komera, shikama. Iwanyu bashobora kugira serivisi yo gufashamo kugira ngo ubuzima bukomeze, ariko hari icyo batazagusimbura. N'uburwaye mama wawe ntago azavanga ngo haguruka n'injye urwara. Imana itwishimire. N'uburwaye cancer papa ntago azavanga ngo mwana wangu reka n'injye yihaha, azavanga ngo pole turi kumwe, ariko ntago ari uzagusimbura. Imana itwishimire cyane. Fiance wawe nugera mu ntambara runaka adashoboye gukora azavuga ati hangane turi kumwe, ariko ntago ari uzaza kugusimbura mu kibazo. Kubera iki? Ni wowe wa mbere nyiri ikibazo kigomba kubabaza, kandi bikagutera ishyaka, bikagutera umwete, bikagutera gutitiriza, guhora uri imbere y'Imana ubwira Imana ngo tebukunyize, abanzi banjye barandemereye. Imana ihabwe icyubahiro. Tugiye gusenga. Ninde wa mbere ufite umutwaro? Bara bose bakubwira ngo tuzagufasha, tuzagushyikira. Ni ukugufasha nyine, ariko ntago ari we muzajyana mu kibazo. Imana twishimire. Intambara zose ufite, ibigeragezo byose ufite, Uwiteka yiteguye kugutabara, ariko aragutegereje ngo nawe uze wiyizire ubivuge. Kuko ijambo yavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, bya bindi bikuruje ngo ni muze munsange ndabaruhura. Yavuze ngo ni munsange, ntabwo avuze ngo ndabasanga. Imana twishimire. Kuki abakristo baraniwe gusenga? Kuki baraniwe gutitiriza? Ko ugira amasaha yo kugenda ukabwira umuntu ukabona inkuru zo kuvuga mu bantu ibibazo byawe utabibwiye Imana. No kubera cyane bango barasenga ariko ntibasenga babwira Imana ibibabaje. Aho kaza gusenga wivumbagatanyije, wasaze, nutansubiza urambona, ariko se irakubona wigeze zo kuyibwira? Kujya kubwira abandi bantu ko ari bo wagize inshuti zawe gusumbya Imana, kuri kongorera abantu ibyawe, kubona amasaha 5 yo guhamagara inshuti yawe ariko ukayaburira Imana, watangira gusenga ubuzi ibyo uvuga. Umva mbese mu rusisiro nta muntu gusumbya kuvuga. Iyo uri kuvuga n'inshuti zawe muvuga amagambo adashinga adashije Imana icyubahiro, ubona icyo kuvuga. Tugiye gusenga. Uyu munsi wa none fata umwanzuro wo kurambirwa ikigeragezo cyawe. Niwe wa mbere urambiwe kumaze igihe kintu utarashaka. Ntago mama mu bifatanyije, musaza wawe ntimubifatanyije, mubyara wawe ntimubifatanyije, papa wawe ntimubifatanyije. Barababaye kubera kuri uwabo, ariko ntago bibabaje nkawe. Kuba utarashyira imugongo muri umuntu wawe ntago bimubabaje nkuko nawe bikubabaje.
uyu munsi utitiriza Imana binganira. Ariko Dawidi warangije aravuga ngo navutse mu muryango ukomeye ariko baranjugunye banjyana mu ishyamba. Imana ishimwe, banjyana ndi umwana muto nkurirayo, ntibitaye ko ibisimba bizandya, ntibitaye ko nahuriyeho n'ibibazo, baragenda baranjugunye. Aravuga ngo ariko Uwiteka we tebukunyize. Amaze kubona ko imuyobeye, afite bukunyize Mana, umubyeyi yarantaye, abavandimwe baranjugunye, mvuka mu muryango ukize baransize, bangize igicibwa, ariko Mana maze kumenya ko ubuhungiro tebukunyize. Nawe ni igihe cyo kubwira Imana ngo tebuka, wikwicara, wikwiha amahoro. Ushobora kujya mu rusengero gutya gusa na Bibiliya ariko utazi gusenga, ukamaze imyaka 20 ariko udasenga, udatitiza, ukamaze igihe wivovota ngo Mana ngo ntiwansubije, kandi mu by'ukuri ntusenga, ntuzi gutitiriza. Ikintu gisengero uyu munsi warangiza ukagenda ukivumbura ngo Imana irabizi. Yemwe abarushye n'abaremerewe ni muze munsange, ndagira gute ndabaruhura. Tugiye gusenga Imana, reka dusenge. Rambirwa ibikugoye mu izina rya Yesu. Haguruka uzubiregera Imana, haguruka uzubibwire Papa wo mwijuru, haguruka uzubibwire icyo udatenguha, haguruka uzubibwire Kristo. Haleluya, yiteguye gutabara no kukurengera. Imana ihabwe icyubahiro. Mana yacu, haleluya, turagushimiye, tugushimiye impuhwe zawe nyinshi n'imbabazi. Urukundo rwawe nirwo rutuma tudapfa ngo dushireho. Uhabwe icyubahiro. Ndagushimiye ku bw'aba bantu uhumuye amaso, ngushimiye ku bw'abantu bagiye guhaguruka bakarambirwa ibibagoye mu izina rya Yesu. Ndakwinginze ngo ishyaka ryabo n'umwete nturyirengagize, ahubwo ineza yawe gukora kwawe ibonekane kuri bo, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ubahe umugisha, kandi buri wese ukahagurukiye kumvira ijambo afite ibyo arambiwe, nawe birambirwe. Urakoze kugira neza, komeze kuduhana umugisha muri byose Mana, tubisabye twizeye mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen, haleluya. Imana iguha umugisha mwene data, wowe ufashe umwanya wawe ukumva iki kiganiro. Imana ikwishimire, kandi ibyo urambiwe ijoro naryo ribirambirwe mu izina rya Kristo Yesu. Ndagusaba inkunga yo gukora subscribe, uzaba umpaye inkunga ikomeye cyane pe. Kandi wowe ufata umwanya wawe, Imana iguha umugisha. Ikiruta byose ibikugoye n'ibiguhangayikisha, Imana ibikemure mu izina rya Yesu. Dukore share, comment and like, uzabukoze cyane. Imana ibahe umugisha. Shalom, haleluya.